Hamwe? We. Ntiwamakanye kutongera mu cyumba. Ange, simbaza. Nari ngiye gukoramo amasuku. Waruvuye? Gukora amasuku. Niyo nkora amasuku mu cyumba se? Fabiola yagiye. Yajyanye na Yohana ndavuga ati buriya harasa nabi kangende nkuremo amasuku. Ese usabye? Aya? Kandi byagenze bite? Kubera yazindutse numvaga ko atasize akozemo amasuku. Ange? Squabaye mutese. Kandi rakuru mu cyaro kuno wahingaga. Reba ibintu wikoreraga. Bizane gute byo mu cyaro. No kuwogiza ibintu by'ubutese. Sikamuzi ubundi baza kwipima. Ibintu byose bavuze. Ariko kuki mfata bimwe. Njyaho gukemura ikintu cya mbere kinshimishije niho nta giciro cyo kwica badusabye. Wenda tube twatanga igitambo tumenya amaraso. Naho ibindi birabyo gutereka ikintu bitwaye. Ariko nari mfite ubwoba bwo bari butubwire ngo mutange igitambo noneho kandi cy'umuntu. Gusa ubundi reka ubuzima. Yego kwizera birarema. Ngira mbona bizacu nsubije ko natubwiraga. Ibintu tubwenge nibyo nanjye nakubwiraga. Ibyo nzakomeza kubwira. Yego, hari unigeze kujyaho. Bambwiye ubundi ko iyo haje mu bintu byo gutanga amaraso. Nakuri ko Imana uzabyara n'abana bawe. Kandi kikora benshi nyine. Ese bw'urugi byari byasawe byo gutanga amaraso. Turindire turebe ibyo batubwiye. Tubikurikize. Tugendere ku murongo wabyo. Turika ikindi. Ariko ngiye nkurikije ku ntego bisobanuye n'ibirenze birimo. Nta birenze. Guteka none se yavuze ngo wanyu n'umwanywaga amata tukayanywaga. Umutsima si ibiryo by'Abanyarwanda, ibiryo by'Abanyarwanda. Inyama se ntimusaga mu turasi. None se inzoga ni muyinywa ngo nta birenze. Ese inyama bavuze zizarizo. Zitogosheje. Oya ntabwo zitogosheje wawe. Inyama ni kujya kubaga inka cyangwa se ikintu runaka. Nizo nyama ushaka kuba bavuze. Ntabwo bisobanuje neza ibyo bintu. Se we ni wari uhari. Utangiye kunyihinduka. Hano hari ibintu noneho ubonye ushaka kubyara. Se wagiye ureka. None se nganyibutse nizimeze gute? So kugura inyama se tugatereka. Turagura inyama sibyo? Zihiye se cyangwa zidahiye? Zidahiye. Dushyiraho amata. Mu kigage. Sibiri birenze. Haruguru ni bacuruza ubushera. N'ubushera. N'urwawe. N'urwarwo nyine.
isaha turakora icumi kumara aho bitaba bari abacuruza imyenda y'abageni nk'ibihaba. aho wasanga bimwe bamene bashyira kuda byose mu byagacuma akakanwa bamwe basaza banyweramo urwabo. Sha ibyo turabyibuka mwana, ibyo byose biriza. Halo? Mama makuru. Shanjye ntabwo meze neza pe. Oya nubwo nameze neza ariko nyine ntabwo ari ibintu birenze, nta gikuba cyacitse. Ahubwo nagiye gushyira bya bindi wampaye mu ikote, ndangije nkubitana na papa ndi kuva mu cyumba nawe agiye kwinjira. Yaranyishe arantunganya ambaza impamvu ndi mu cyumba cye, nyine ndamunyanganya ndamubeshya ngo nari nagiye gukoramo amasuku. Imana nari nagize nuko mabuja yari yagiye, nawe ati naketse ko atari yagikoze nari ndi gukoramo amasuku. Ariko mama nawe ntukavuga uko, nese ubwo urumva ari uburangare bwanjye? Nanjye ntabwo nabishakaga erega. Nanjye twakubitanye ntabwo nari nzi yuko ari mu gipangu, sinzi ubwo ukuntu yinjiye, nari nzi ko nawe yagiye, turakubitanye. Ugiye kunkeka bwari kunkeka kuko twakubitanye. Urumva niba naramutse mbere nkamubwira ngo ntabwo njya ninjira mu cyumba cye akambona nsohotse, murumva ni ikibazo. Ariko mama nawe ntabwo wandenganya, si ubwo urumva nanjye ntako mba nakoze, mba nagerageje ariko mba nagerageje, ntako mba nagize pe. Oya ntabwo ariko azabimenya, nubwo wenda ari kunkeka nzakomeza mutsembere mubwire yuko ari ibyo nayo igiye gukora. Oya ntabwo yigeze abibwira umugore we. Yahuramo iyo kotsa yanyica none. Oya nzaza nshyiramo ubwenge mama, nawe ntukambwire uko kuko ntako mba nagize, nuko nanjye ari impanuka zambayeho. Wenda akomeza ngerageze. Ubwo none sawa, reka ngende batanyumva ngende mbe nk'urutuntu, tuzaganira ariko ntaribi, nubwo ari uko byagenze nta kibazo. Sawa.
Ange? 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 Karame, Sibitoshye mama. yari mbona yiri mu gikoni. Ntabwo bahamagaye neza. Ndukwiye kubahamagara. Urabyumva? Ariko Ange, Karame, uko igihe cyose nguhamagaye cyangwa umbonye unyikanga ni kubera iki? ya ntabwo wikanga. Ushobora kumvira impamvu oya nisumbuye ndakubeshyera. None se urabona ntashobora kureba ko unyikanze cyangwa utanyikanze? Ya ntabwo wikanga nuko wenda ari kwa kundi ubona umuntu bigutunguye ukahita wikanga. Ange kuzi kubeshya. Ntabwo mbese. Ange urabeshya. Iyo nkurebye mu maso ubona ko ufitemo ikinyoma kandi kinini. Hafi. Kandi maze kumenya ukuri kose. Maze kumenya ukuri kose utuntu twinshi ugenda umpisha kandi utuzi. Ange, iriya foto uzi ibyayo? Ntabyo nzi. Ange, iriya foto uzi ibyayo? Sinzi icyo umutima wakubwira kuzi ibyayo. Uko byagenda kose. Ntabwo ushobora kumbeshya ngo bikorerwe, nta muntu ujya umbeshya ngo bikunde. Kandi nanjye ntabyo nzi. Okay. Ange, umunsi nzanye ko ibyira foto ubizi nzakugeremo.